bikunze nibyo gusa naje guhura n'umuntu dukorana nibature ndavuga ntibansabye guhimba indirimbo ariko ni kandi ntago birimo neza unsengera Imana nimbashe kuririmba indirimbo nanjye dufatanye nawe byari bitarakuzamo neza byari bitaranzamo neza yes nuko ubwo mu icyo gitondo twabivuganye tujya muri nibature bukeye kuwa kabiri nabwo ndabivugayo ntanga icyifuzo mfite icyifuzo cyo guhimba indirimbo ariko kubera ko ari indirimbo zisanzwe ntago biranzamo neza musengera Imana umwuka nzeho wo guhimba iyo ndirimbo ngeze hano mu masaa yine nibwo nahise numva ijwi rinjemo mpita nyiririmba ngenda nyine kiramo amagambo meza nyine yuriya mukuru w'igihugu yuriya mubyeyi kuntu abatugiriye umumaro munini nyuma y'ibyo ngibyo gitifu w'akagari yarampamagaye arambwira ati ya ndirimbo warayibonye ntego atiyime ndayimwoherereza ati ni nziza pe ubwo nyine mu bihe byo kujya kwiyamamaza ku murenge mu kagari bakajya bantumira nyine nkajyayo njyewe nahamagariwe mu muriro nararyamye nkabona ibintu bimanuka hejuru bisa nk'ibishaka kuntwika icyo gihe mama yari agihari ndataka arambaza tubaye iki ndamubwira ati humura noneho bukeye dufite Imana ivuga inakora njya ku muhanda ntembera mura n'umuntu w'umudamu avuye muri centre de santé urayibuka ku ivuriro centre de santé abari abantu babaga bafite abana centre gufasha babana babatujuje imirire yego atambwira ati hagarara nkubwire ndahagarara arambwira ati Imana irambwiye ngo iragushaka cyore ese gute nabimenya neza ati ntago waraye urose umuriro ugutwika nabirose ati rero Imana iragushaka ndagenda rero ubwo ndamubaza neza ndetse tujyana no mu rugo turaganira tuba n'inshuti tujya tuvugana mbese umva ndamukunze cyane ubwo rero yangiriye inama ntago nashidikanyije ku cyumweru nahise njya gukizwa turasuje cyane inshuti bakunzi ba Kiana TV show ndetse na Good Face TV amahoro Imana itanga abane namwe rero turabasuje cyane aho muherereye hose twagenza urugendo rurerure cyane tugana kwa DJ Rose. DJ Rose umeze uti? Ndaho ndashima Imana. Umeze neza? Ndashima Imana. Wow. Nyine mvuze DJ Rose hari abantu batakuzi. Wabibwira? Nitwa Namugize Marie Rose. Akazi nkora nyine ni DJ Rose. Abantu bamenyere ko DJ ari abantu bacuruza indirimbo ku muhanda. Hari no narindi kubibwira mu kanya ariko mbwira ati se ubu ngubu umunazanye flash yamuha indirimbo. Niko kazi ukora? Oya. Ngewe ndi DJ mu birori runaka bitandukanye. Mu bintu bitandukanye gute nyine tubwire. Nk'abantu babatirishije abakoze ubukwe basezeranye abahawe inka ibyo birori nyine bakunda kubinubiramo nkabijyamo. Wow. Yego. DJ Rose ndabizi ko uri umurokore uri umuntu w'Imana nagira ngo udufashe twinjire mu kiganiro dusenze ubundi dukomeze. Yego. Kadusenge. Imana ishobora byose, Imana nziza, Imana yera kandi Imana ikiranuka, Imana ivuga bikaba, turagushimye kuri Imana umukozi w'umuhanga. Ndagushimiye ko waturinze mu bihe byose n'isaha ukaba ukiturinze uhabwa icyubahiro. Ndagushimiye bene data warinze mu mihanda bakabageza hano amahoro, bageze hano Mana ndagushimye icyubahiro n'ikibi cyawe. Mu kiganiro tugiye kugirana rero reka udufashe ku mwuka wera ganze imbaraga z'Imana ziganze kandi uduhe umugisha muri byose uko ushaka mu izina rya Yesu. Amen. 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 DJ Rose umeze neza? Ndashima Imana meze neza. Umwaka mushya muhire. Twese hamwe. Umeze neza? Ndashima. None se umwaka utangiye uti? Umwaka na utangiye neza. Ntarwaye, ndi muzima, twishimye. Wow. Kwako kazi k'ubu DJ natera radio hariya mu muhanda. Aho mu muhanda. None se wari none we widijiraga? Nijye wadijiraga imidugudu yose irahura nyine turishima twishimira umwaka. No kuvuga uyu mudugudu wari warahuye hano
mwakoraga inama ni iki? ntabwo ari inama nyine umwaka twawutangiye turi maso. Ni ukuvuga kuri bonane, mu ijoro rya bonane wayiteye hano. shaho wundi uranyica. abaturage turahura turishima cyane cyane. none se ninde wari wabigusabye? ni mudugudu ni w'akagari? ni nawe wari wabinsabye, njye numvishije ko ngomba kwishimana n'abaturage bacu. urabati oroshya mbaho umuziki. nese ni nk'iyo ndirimbo wakubise kabisa ukumva irazamutse? nakubisemo ngo uyu munsi turarya yawe nawe nanjye. turangije umwaka turi kumwe. uyu munsi turarya yanjye na yawe. nyine za bonane zo. wow. hari n'indirimbo isohotse Angelique nabikizemo ngo barajya hehe ku ijuru ryaturinze. abantu barayishimira cyane, barayikunda cyane. bari hano naho mu muhanda rwose. none se nta kantu ko kunywa wari ufite wenda ku buryo wenda wavugaga ati nibaza baragura n'akantu hano mu rugo? oya, twatumizaga aho ngaho mu mabutike. we nta kintu wacuruzaga, kwari gutanga ibyishimo gusa? ntacyo. wow. ese digero nyine mba mbona umutima ufite kunezeza abantu, gutuma abantu bishima. wowe intego wumva ufite ni iyihe nyine, cyangwa se uba wiyumva gute? intego mfite niyo kujya mu ijuru, kuko umuntu utishima ntanezeza umwami Imana. narasomye nayo biransanga ngo kwishima nayo ni imbuto y'umwuka. niko kuri. niyo mpamvu uba uhora ushimisha abantu, ugira ute. tugarutse tutanagiye kure, mu mwaka ushize urabizi ko duherukana kera. uri umwe mu bantu bahimbye indirimbo ya perezida wa repubulika igihe yiyamamazaga. iriya ndirimbo yakujemo ite? byagenze biti? iriya ndirimbo nari ndimo nembera ahantu hapfuye amabuye, nepfo ku isambu aho ku ivuko iwacu. mageze turimo dutembera, mahurira na Gitifu aje kwaka Ejo Heza. noneho rero umwe mu bantu bari bahari aravuga ngo ngo umuhanzi wacu ngo waje. ahita abwira Gitifu ngo dore dufite n'abahanzi. ubwo nyine Gitifu yaranyegeye arambaza ngo ibyo wavuze nibyo koko? ndababwira nti niko kuri. ahita ambwira ati cano yawe ni iyihe? ndayimubwira. ahita ajyaho, arebye asanga hariho indirimbo nziza cyane, ahita azikunda. arambwira ati ndumva nzikunze. ati nawe twe waduhimbira indirimbo y'iki gihe tujyanye nacyo. ndamwemerera. nuko nayihimbye. warayiririmbye. ndabizi ko ziriya ndirimbo zageze ku rwego rw'igihugu zikanakomera. byagenze gute? inzira byanyuzemo, urumurokore, ndabizi urumurokore. reka wenda twereke uvuga idini cyane. ariko kugira ngo wisange muri ziriya ndirimbo, akenshi nyine nk'abantu dusengana, uratubwira nyine nk'uburyo abantu musengana babibonye. nta kibazo byateye na kimwe, ahubwo baranayikunze. nibyo gusa naje guhura n'umuntu dukorana nibature, ndavuga ntibansabye guhimba indirimbo, ariko ni kandi ntago birimo neza, unsengera Imana nimbashe kuririmba indirimbo nanjye dufatanye. nawe byari bitarakuzamo neza? byari bitaranzamo neza. yes. nuko ubwo muri icyo gitondo twabivuganye, tujya muri nibature bukeye ku wa kabiri. nabwo ndabivugayo, ntanga icyifuzo, mfite icyifuzo cyo guhimba indirimbo. ariko kubera ko ari indirimbo zisanzwe, ntago biranzamo neza, musengera Imana umwuka nzeho wo guhimba iyo ndirimbo. ngeze hano mu masaa 4 nibwo nahise numva ijwi rinjemo, mpita nyiririmba, ngenda nyine kiramo amagambo meza nyine y'uriya mukuru w'igihugu, y'uriya mubyeyi cyane, kuntu abatugiriye umumaro munini. ese nk'ubu hari umuntu ukumvishe ko ataranayumvishije nubwo uri kuri YouTube channel ya Roza? YouTube channel yawe yitwa ngo iki? DJ Rose. Yes. mwajyaho mukareba n'indirimbo ze zose. waturirimbiraho gatoya nyine kuri iyo ndirimbo, wenda mbere yuko nkubazaho ibindi bibazo. iravuga ngo tuzamutora mubyeyi w'abanyarwanda. yego, ririmbaho rwose mu ijwi ryawe nyine. tuzagutora mubyeyi w'abanyarwanda, tuzagutora ntore zirusha intambwe, Kagame Paul mubyeyi w'abanyarwanda, tuzagutora 100%. wow. ukimara rero kuyiyumvamo ugiye muri studio, irasohotse. yego.
n'igihe cyo kwiyamamaza kiba kirageze. Wabibonye gute? Ni igiki cyagutunguye nyuma y'ibyo ngibyo? Nyuma y'ibyo ngibyo gitifu w'akagari yarampamagaye arambwira ati ya ndirimbo warayibonye? Ntego. Ati yime ndayimwoherereza. Ati ni nziza pe. Ubwo nyine mu bihe byo kujya kwiyamamaza ku murenge mu kagari bakajya bantumira nyine nkajyayo. Urumva nyine kugira ngo ugere ku rwego rw'umurenge urumva wararirimbaga nyine bagiye kwamamaza ku rw'akagari no ku murenge. Hari n'ibintu by'amarushanwa byigeze kuzajya bibaho. Byagenze bite nyine? Duhe inzira nyine tubwire. Iryo rushanwa nyine ryabaye ku murenge, ari amatorero yahuye y'utugari. Ni ukuvuga buri kagari koherezaga ku murenge urihagarariye. Yego. Noneho njyewe rero ubwo indirimbo yanjye mu bahanzi ku giti cyabo niyo yabaye ya mbere. Ngo yego, abahanzi ku giti cyabo ku murenge niyo yabaye ya mbere. Wiyumvisha uti? Numvishe nyine mbikunze cyane cyane nyine ko bayishyize no mu byuma ukabona ko abantu bayishimiye bagejuru bakayibyina bye. Yego. Birumvikana. Icyo gihe se iyo bimeze gutyo birumvikana hari akantu wenda ukuntu byagarukiye ku murenge wenda byagarukiye ku murenge. None se hari akantu nyine ukuntu k'amafaranga, ubwo nicyo nshatse kuvuga. Bwari ubwitange. Yes. Ni byiza cyane kandi ni by'umugisha. Ni nk'ikihe gicanege watangira ibi bintu wenda byo kuririmba? Ntabwo ari iyo ndirimbo gusa ufite n'izindi za gospel nyine zihimbaza Imana. Ni ikihe kintu cyaguciye intege muri ibi bintu? Ntabyo kunca intege kuko mbikora mbikunze. Imana ikanshyigikira iyo mbese byanjemo nkumva indirimbo indimi nyakamo cyane. Mpita numva bimbyize mu mutima cyane, nkumva mbese nabibwira abantu ariko nkabura ahantu mpera. Mpita mbwira Imana ngo wite ni wowe wabikoze, mpa amafaranga cyane iyi ndirimbo. Imana ikanshyigikira rwose, amafaranga nkayabona. Nkahita nsohora indirimbo nayishyira nkaho ngaho abantu bahita bamva ati iryo jwi ni iryawe wasohoye indi. Ni yego. Numva ndaruhutse cyane, ubwo icyo nashaka kuvuga nkumva kirahise. None se ntago nyine hari igihe umuntu hanze asohora nk'indirimbo nk'uko muri quartier cyangwa se abantu basenga nakabati se uri yazagera he? Nta muntu urakubwira gutyo cyangwa se ngo byumva na runaka yambwiye gutya? Niyo babimbwira nta kibyo byambwira ngiye cyo nkura ndakiza. Ariko barahari babikubwiye? Barahari ntago byabura cyane. Ariko hari nanone courage. Nibo bakeya bacantege, nibo bake. Abenshi mba mbona ari ababikunze banazinsa bati turashaka za ndirimbo zawe. Nkabona ibyo rero birushijeho kunkomeza kurusha ibindi. Ni nk'izihe mbaraga bigutera iyo wiyumvishe kuri YouTube, iyo wiyumvisha abantu bagucuranga no kuri radio? Nigeze kukumva abantu bagucuranze ndetse abantu banagutumiye kuri radio, wiyumva ute nka DJ Rose? Numva ari ibintu byiza cyane 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 ko Imana yari yarabimbwiye. Ati wowe rwose uzavuga, uzabwira n'abantu. Numva ntaho byahera cyane cyane kwitangira ari wowe. Ko byatangiye urakuze. Yego. DJ Rose wenda abantu bashaka kumwumva bakavuga bati wenda ni umuntu uretse ko tutanahabuze, ni umuntu wenda uri Kigali ku impamvu n'iki byose, ariko DJ Rose atuye ahagana he? Ni wahagana he? Wenda mbere ubwo ndashaka ko twinjira. DJ Rose ni muntu ki ku muntu utamuzi? Yakuze ate? Afite ubuhe buhamya mu magambo makeya? DJ Rose ndi mu karere ka Muhanga. Murenge ni Kabacuzi. Akagari ni Buramba. Mudugudu Musasa. Aho ngaho mu Musasa wahageze ukaba ati DJ Rose. Abantu bose barahamenya cyane rwose. Yes. Ugira niburungu ukababwira ati, ukabwira moto ati ngiye kwa DJ Rose, bose bakakubwira bati niho tugiye cyane. Yego. Dukomerezeho wenda DJ Rose ni muntu ki? Uri umurokora ariko wakijijwe ute? Ni igiki cyaguteye gutuma ukizwa ibintu nk'ibyo ngibyo byose? Njyewe nakuriye mu rugo nsa nkaho ndi umwana umwe mu rugo, kandi ariko tuvukana n'abandi. Bamwe baba kwa nyirakuru, abandi baba hanze. Ubwo rero igihe kigezemo hagati numva njyewe nahamagariwe mu muriro.
aha nararyamye nkabona ibintu bimanuka hejuru bisa nk'ibishaka kuntwika. icyo gihe mama yari agihari, ndataka, arambaza tubaye iki, ndamubwira, ati humura, noneho bukeye dufite Imana ivuga inakora. njya ku muhanda ntembera mpura n'umuntu w'umudamu avuye muri centre de santé, urayibuka, ku ivuriro centre de santé, abari abantu babaga bafite abana centre gufasha babana babatujuje imirire. Yego. ahita ambwira ati hagarara nkubwire. ndahagarara, arambwira ati Imana irambwiye ngo iragushaka. cyore ese gute nari naranabimenya neza. ati ntago waraye urose umuriro ugutwika? nabirose. ati rero Imana iragushaka. ndagenda rero ubwo ndamubaza neza, ndetse tujyana no mu rugo turaganira, tuba n'inshuti, tujya tuvugana, mbese nkumva ndamukunze cyane. ubwo rero yangiriye inama, ntabwo nashidikanyije, ku cyumweru nahise njya gukizwa. ngeze mu rusengero basoma ijambo, ndaryibuka, abakobwa 10 b'abanyabwenge na 5 abakobwa 5 b'abanyabwenge na 5 b'abapfapfa. ijambo numva rinkoze ku mutima cyane, tamvuga ngo uhite nabaye umukobwa w'umupfapfa, ariko nshaka kuba umubyeyi w'umunyabwenge, namaze kubyara cyane. numva mbese iryo jambo ndaryibuka cyane, numva riramfashije, nuko nazamutse. Yego. Urakijijwe. Yego. uri umubyeyi mu myitwarire, nubwo uba uri DJ ubugira uti, ntago njya nkubona wenda nk'umuntu wagiye mu kazi wambaye ipantaro cyangwa se wakubisemo umusatsi neza, nubwo ura mwadepere, reka wenda n'idini turivuge, nta kintu biba bitwaye ngo ukuremo agatambaro igihe cyose. uri mu gatambaro banikwijana hose. ni ukubera iki nyine iyo discipline iguhoramo, wenda ngo we kujya mu kazi kawe urareba akazi kawe nta kantu kari shapu, ubwira abantu, hagurutsa abantu, kubera iki? ubwo ngubwo impamvu nambara nikwije cyangwa se nkatega agatambaro sinanagakuramo. ndabyibuka tugera mu barokore batubwira ko nta mukobwa cyangwa se umubyeyi uhanura agaragaje mu mutwe, ariko nkakuramo nyine, nkafuramo ntiha isuku, ubwo niko kugakuramo. ariko imitembere yanjye nsohotse aha mba ngomba kuba neza agatambaro. ubwo rero icyo gihe nyine dukora gutyo, aribyo badutoza, mbese badutoza ko kwambara pasi ari bibi, kwambara imyenda migufi atari byiza cyane. ubwo rero kubera ko navuze ngo nzaba umubyeyi wo kunezeza Imana, nahise mbyumva uko, kandi ni nako mbyumva. kugeza ubu ngubu, kugeza uyu munsi, ADPR hari ibintu iri gukora. urareba nyine n'abari bose ubona ni ADPR. urareba baba bafite naturere, n'amakorari y'i Kigali, si wenda sinzi amakorari y'inaha ajya kuririmba bambaye bafite naturere nta kibazo, ariko hari n'ibintu byaje nyine bari kwigaho bavuga ko kunyereza nta kibazo, cyangwa se no kuba wakwambara ipantaro nta kibazo. wowe ubyumva gute? wumva ari ugutakaza umuco cyangwa wumva ari ukujya kure y'Imana? ubikoze waramaze kumenya yuko ari bibi, ukabikora nyuma, ubutakaje umuco. ubutakaje umuco cyangwa ugiye kure y'Imana? ugiye kure y'Imana rwose. none se ni icyaha kuri wowe? ni icyaha kuri njye? ni icyaha kuri njye, numva ari icyaha gukuramo. kuri wowe wumva ari icyaha? numva yaba ari ukugwa mu mutima rwose. ni nabyo, kandi nakubyumva n'abandi ni uko nguko. ni iki wababwira rero abantu bari kubitekereza gutyo? kuko hari abakumva bakavuga bati reka twumve inama ze, twumve wenda ikintu atubwira. kuri kwambara ukikwiza ni umuco mwiza wa gikristo. gutega ku gatambaro ntacyo bidutwaye, ariko si na ngombwa nyine kutagatega. ni uko ariko yahagurutse, ariko nyine ahagurutse ntega agatambaro. Yego. DJ Rose, wenda turi no ku musozo, ni iki kintu wishimira muri iyi minsi, mu minsi umaze ukijijwe, mu minsi uri mu kazi kawe, ni iki kintu wishimira? mbere na mbere nishimira ko Imana igiha abantu baye amasezerano. Yego. nishimira ko Imana igishyikira umuntu wayo mu bibazo, mu byiza nk'ibyo ngibyo iba imugejejeho, ikamushyigikira.
waba uhuye n'ikibazo runaka ugasenga Imana uti Imana mfasha ikagushyigikira. Icyo nicyo kintu cya mbere nishimira. Yego. Aha. Ikindi kintu wishimira wenda ikindi mu kazi kintu kawe ya icyo mu kazi nishimira ko Imana yari yarakambwiyeho. Nishimira ko abantu mbona dushyikiranye. Ese Imana yari yarakubwiye ngo iki niba atari ibanga tubwire. Imana yari yarambwiye ati twabiganiyeho ubushize mubwira buryo ki maze kubura mama nahise mva ntaho nzongera kuvuga kandi nkumva koko ni nabyo ntago uzongera kuvuga. Mbese numvaga ibyishimo byanjye birangiye. Ariko Imana ikambwira iti komera mwana wanjye, uzavuga uzabwira n'abantu ndetse. Ubwo rero icyo nicyo kintu nishimira. Imana ikazajya ikubwira ati humura ati uzabwira n'abantu. Ubwo rero nagiye kubona nyine mbona nibonye mu bihangano by'umwuka, mbona nibonye nk'ubwo DJ. Icyo rero ngishima Imana ko igitera abantu bayo umunezero. Yego. Ako kazi rero ndagakunda cyane, mbona ari umunezero wanjye. Narakubonye nge narakubonye ni naho twamenyaniye wagiye kudija ahantu n'abantu wenda batuye mu nce wenda zitarimo umuriro, ahantu wenda umuriro ubutaragera, ibintu nk'ibyo ngibyo. DJ Rose bafite bafre zifite umuriro, zigendana umuriro. Aho hantu hatari umuriro DJ Rose hakubita umuriro, ubundi akaza akaririmbira abageni. Urumva ni n'umuhanzi, agakubitamo izi ndirimbo muri reception mu gusaba no gukwa ahantu hose, ashyushya urugamba. Mbese DJ Rose ako kazi nake. Yego. Urumva ko nanakwamamarije. Nibyo. Rero banaguhamagara nimero yawe nzayipiningaho. Ku buryo umuntu washaka ushobora kuba wenda uri Kigali cyangwa uri n'ahandi, ariko ugashaka wenda abafite bafre, abafite microphone, abafite buri kintu cyose gituma ikirori cyawe cyagenda neza. DJ Rose, muri ibi bintu nyine ukibitangira by'ubu DJ wenda tugana ku musozo, ni ikihe kintu cyaguciye imbaraga ugitangira akazi? Ugitangira nari mfite turadiyo dutoya. Umva si binshimishije rwose. Nese uturadiyo dutoya twari twawe ariko gusa ntabwo watujyanaga mu kazi? Natujyanaga mu kazi ariko nkabona ntibimfasha neza. Nese akaradiyo gato bwa mbere ukagura wari ukaguze kugira ngo ukajyane mu kazi? Oya. Nyine ni rya sezerano ry'Imana rigenda risohora gake gake. Mbere nariguze kubera kwikundira indirimbo z'abarokore. Rimwe rero bamwe bakajya bantera ati duhe radiyo tujye ku muhuro. Ubundi bugacya nagura nkabona mbese nka radiyo ijya ku muhuro, nkavuga ati reka buke nyagure, nkagura isumbuye. Ngeze aho mbona ni ngombwa ko ngomba no kugira ibikoresho nkajya mbafasha. Nkange wize umuziki urarebe iyo bafure iri inyuma yawe? Yego. Urayizi bayita ngo iki? Ago mbeze. Uzi ko nitwa? Ago mbeze. Twazitaga subwoofer, wenda sinzi niba ubu ngubu ariko bakizita. Izo kenshi zikunda kujya, ubundi zigira umuziki byenda zizi. Zikunda kujya mu mamodoka. Warabizi ko zikunda kujya mu modoka? Ndabizi, ubwo njya kwibona mbere nayibonanye umuntu mu modoka. Nawe tuyirwara. Nyine mbwira nk'uburyo nyine wayibonye ukayirwara ukavuga uti ngi ngomba kuyigura. Nari mfite bafre nto isanzwe. Naho nkumva ntifite n'umuziki neza. Numvishije ahantu umugabo hariya hakurya nyine tugiye mu modoka tutembereye ahantu. Mbona niyo irimo mu modoka. Ese kwibiri inyuma warungurutseyo? Narungurutseyo. Hari utuntu twari tugiye gupakiramo. Ni bafurera kuko numva ifite umuziki. Yego. Noneho ya indi ntoya nahise numva ntakikunze neza cyane. Kuko ntari kubona ukuntu nyese itarahinda. Mpita rero ngura indi bafure nziza nyine ijyaho n'izindi bafure. Ubwo rero nahise maze kuyigura, nahise mbaza umuntu w'umutekinisi wari hafi aho ndamaze, ariko ubu ni radiyo ko mfite bafure y'akabindi, ni buriya nta kuntu nabihuza ngo bikunde bibyara umuziki mwiza. Yego. Yahise ambwira nyine uburyo ki nabigenza, ngura kuteri nyine yo kuzavanamo ko ari ifite umwanya wabyo. Noneho ngeze hano ndabyikorera. Njya hariya muri salo ndihirira, ndayihambura, insinga ndazica zo kuri mikoro, mbihuje numva birakunze. Warayihamburiye? Ndavuga ni Imana ushimwe.
we waraje urabyikorera ubundi narabyikorera ubu ngubu umuziki noneho ufite uratwika uri hejuru vuba cyane cyane cyane. ya dijero reka dusoze Yego. tugushimira cyane. Dijero ze n'umuntu witeje imbere cyane ku rwego rwo hejuru, uramusura ntago rwose inzara n'inyota byakwicira, Oya. kandi tugushimire cyane kuko uri umuntu mwiza kandi ugira n'urukundo. ya rero nagira ngo dusoze kino kiganiro cyacu, ariko icyo nzi cyo hari n'indirimbo ushaka gushyira hanze Yego. y'amashusho. Eh. ni iyihe? Ni imbaraga z'amasengesho. aha yitwa imbaraga z'amasengesho. turirimbireho gato maze uhita unadusengera nk'umurokore ubundi dusoza ikiganiro, Iyo ndirimbo usabire umugisha abantu bakurikiye kino kiganiro cyose. Yego. yego. Iravuga ngo hari imbaraga zirya izindi, izo mbaraga ni iz'amasengesho. Iyi Mana iyo uyisenze neza, mu bibazo byawe ibyo ari byo byose, iraseruka ikivuga izina iti mwana wanjye humura ndagutabaye. wow. dusengera Imana. Imana ishobora byose, Imana nziza, Imana yera, Imana itunganye. Nta soni bidutera zo kugushima iteka kuko uri umwungeri mwiza. Turagushimye rero kubw'iki kiganiro. Ni ukuri Uwiteka Imana, abo tugikoranye bene data ubaho umugisha mwinshi, kandi Uwiteka Imana n'abazacyumva uzabatere imbaraga zo gukunda kukubaha no kugukumbura. Urakoze rero, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. amen. Imana iguhe umugisha.